se sha mwanyana zimbwa mwe akazi nabahaye karabananiye nge mbitereremo nze nzikurikirane umuntu abaha akazi narangiza mukajya mu Rwanda kubanza mwana mujye mureka kiko nizo mu kazi mujye muvana imiteta aho ngaho sha sa mbas bituma ukano nyine mu nsange mu kavumo kanje nyine mbereke dero nshasha data twikorera mani kwindi kubona mukabije murakabije kabisa mugerageze ubwo bukugiyemo ako kanya buruta akazi kanje hita wohereza abakozi bato vuba ako kanya bate babanguka neza muri tabageraho batebageraho kabisa koko kweri ndakuvana mu kazi byanarangiye ahubwo nago ngarukira mu kazi niko akazi nabahaye kabananiye gute kari agafande kangana n'izuru ry'urushinge kabananije iki kweri kwema ntabwo ibyo nabyumva nago nabyumva muhitemo ukano vuba chap tugiye guhura na boss mukuru. Ese ko nanzi ko boss mukuru ari wowe, tugiye guhura na boss mukuru gute? Nawe wari ufite ugukoresha. Birashoboka se boss? Abona haya akazi bose tugiye kugendana. Mwari bereka mbahamagare dute tuhajya twese. So nta kibazo nyohereza location y'ahantu waba uherereye mbahamagare. Bimeze bite bro? Waraburanye. Bwira mugenzi wawe ko tugiye kureba boss mukuru. Duhure ku irembo wanjye bite tugenda. Sawa? Iminota itarenze 2. Tafan Salama. Yaramao Amahoro cyane. None se reka mubaza fan ufite undi muntu ugukoresha mukuru ari wowe wamaya Yampaye ufite ikihebe kimpereza ari amafaranga yose mba ikihebe karundura ari amafaranga nkaho yose cyo yama ahubwo reka tureke ibyo by'amagambo menshi abandi nabatumye muri bari he Arimba size inyuma naringiye muri bwa bukwe bwa mujama ariko mitamvuga tureka amafame nze abijya bari makapo yes buriya wahisemo neza cyane kabisa kubera nyine tugiye guhura na boss mukuru urumva ntabwo twavuna ikintu nyine Yenge se ubwo ko ndazi tangiye kutubangamira zimwe genze gutse Afandi numvise ngo habonetse akaryo byatara Afandi kuba akaryo kabonetse gusa reka kuvuganuka mani tugiye guhura na boss mukuru ese warufande kunarinzi ko ari we mukuru ufite undi mufande aburi ari amafaranga nabahaga ni ikihebe cyayaduhaga none ubu tugitumujore uzi ko turi muri genge turi beshi izindi ngegera zagiye wasanga byagiye mu kudahari igiti n'ikirugire batwigendere kabisa Halo. Basema, bas. Banguke niwe hose nkibereka kazi kikorera hanga azanya nazimbwa zanengushye mani zankwamye tu. Kandi mani banguke nyine muri kakavumo kanje kakane nyenge ndankora na genge z'abasani. Simubizi se mani.
banke nyinge mfite urutonde ndahanganye mfite urutonde nze nkwereka ibintu twikorera eba okay mfase banguke hano mukavumo kanje mane bereka akantu twikorera nje mane nje erega simbuzi njyanje nikora ku murongo cap iyo bana nje nkuzaho mane nkuzaho kabisa nkuzaho tu Maybe why? Kubera iki waduhaye buri gihe unkubita? Ubu bimaze kuba inshuro ya 5 unkubita. Iyo utankubise umbwira amagambo bakomeza umutima. Maybe niba utanshaka kubimbwire ngende. Si ubundi woba wumva ko umuntu adafite impamvu nyinshi zatuma agudira? Ni ryari n'inshuro zinga umuntu abakubwira ngo jya ugabanya ibintu byo kwigira akaryarya imbere yanjye buri gihe. Ninde wakubwiye ko uba wumva wandusha ubwenge? Ngaho ngo mu by'ukuri unkunda nkande unkunda miki reka nkubwire Nowera bibaye ubwa mbere bibaye ubwa nyuma sibyo naho ibyo byo kumbwira ngo nimba ntagushaka uzagende utekereza ko njye nagufasha amaguru hari amaguru nagufasha wowe rwose wibye nabi kabisa ndagufashe wibye nabi wagihunguye nyine ubwo ibyanjye aba ari ibyanjye byahise bingarukira niyo mahirwe nagize pe bahirwa bahosha bro mu magambo make ndagira ngo mperezo telefone vuba burya si buno wambwawe uyu munsi telefone yanjye ntabwo ushoboye kuyijyana jamais bro umuntu uri gukinisha uramuzi ndavuze ngo kuramo iyo telefone gira vuba nayo nkuhaye sha kuramo iyo telefone gira vuba nayo nkuhaye bro none se mvase naje mwipanze neza se cyembitse mba kubitatipa akazi ukuntu kesitaye nyamutari gusita ngiye mumbwira imitemba atami 100 wasita tumanuka ukava mu bana yes mvase ngo ndabwira abo bashyashya mwe mutuje mu porike aho ngaho mumuretse abo bashyashya ahubwo turajana yes boss uwo mwindera uyu nguyu ni uwo mu bakozi banjye ariko nawe yari yakerewe kabisa uyu umwe batatu bane man gutakazi kabananira akantu nkakara katangana n'urushinge rwaca mu zuru bane man wapi ntago biva mu mwebwe ntago bihura gose ndashe nangasa abandi hakiri kare ahubwo ndangasa abandi pe ariko boss tubara duhande amahirwe ya nyuma kabisa ntago uzisubiraho usanga bazankora akazi ko mbyifuza ra
wowe rero kamubwira Fande Kabaka buriya aba bose yagiye kubaguha muri minsi ibiri bose uzamaje kubanzanya utabanzanya imitwe mwese bose niba rero muri redi mbanze mabwire mwebwe batatu muze mbereke uwo mugomba kunyikira muze mbereke rero muri aka katabananira ngiye kubaha umusirikare bita Kabaka ese afande mukuru akamureba kano wowe ako nzaza nkikoreye cyane wowe nzaza nkikoreye ako ngako ni nkurushije